ni gute umuntu azakaza kugutura kandi Bibiliya itubwira ngo nimba ufitanye ikibazo na mugenzi wawe fata ituro ryawe ubu risubije mu mufuka usubira kwikiranura na mugenzi wawe numara kwikiranura na mugenzi wawe mufitanye ikibazo uzana ituro ryawe urishyiramo hari none mwebwe ntimurimo gutuma abantu bajya gukiranura ibibazo bafitanye na bagenzi babo hari abantu bariye amadeni abandi hari abantu bafite amafaranga y'abandi hari abantu banyanganyije iby'abandi mbere kugira ngo baze bahaye amaturo kugira ngo Imana yamugisha n'ibyo byacumi bakagombye kubanza kwikiranura nabo bahimukiye ariko mwebwe kubera ko mushaka kugira ngo mubone amafaranga ntimurimo kubwiza abantu kuri abantu barimo gukora ibyaha muri no minsi abasambanyi buzuye mu materaniro n'ahangandi bo kubareba barimo abahehesi murimo ngo umuntu ababwiye ngo kubwiye ngo meshoringa ngo nagikoreye ariko murabizi ko mwabikoze. Benshi muri mwe mwumvishe uduce tw'ijambo uyu muvugabutumwa Emmanuel Bucyanayandi yafunzwe azira, ariko mu by'ukuri abantu benshi ntago bumvishe ijambo ryose yavuze, ahubwo humvikanye uduce yagiye avuga abashatse kubitangaza bagiye bafata uduce duto duto akaba ari two bagaragaza. Ariko ndagira ngo ntago ndi umucamanza, sinshinzwe guca imanza, ndagira ngo mwumve ijambo ryose uyu muvugabutumwa yavuze, noneho nyuma muri comment muratwandikira niba yaravuze ukuri, niba ataravuze ukuri, niba yazize ukuri, niba koko yaribaga abantu cyangwa se niba yarabakanguriraga kutibwa, niba yarakanguriraga abanyamadini kwiba cyangwa se kutiba. Nyuma y'iri jambo muratwandikira muri comment mutubwira muti twabibonye dutya. Reka tubanze tubagezeho igice cya mbere, nyuma y'iyi video muraza gukurikira igice cya kabiri. Murakoze cyane rero, reka mwebwe mu byiyumvire, sindi umucamanza, mwereka mwumve ijambo ryose uyu mupasteri yavuze. Kandi Uwiteka abwira uwo mugore iti, kukugwiza nzagwiza cyane umubabaro, ufite inda uzajya ubyara ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara. Kabiri, Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukajya ku giti nakubujije ko utazajyaho, uzaniye ubutaka kuvumwa, iminsi yo kubaho kwawe uzajya urya ibibivamo ugombye kubira icyuya, buzajya bukumereramo imikeri ndetse n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu mirima. 19 gututubikana ko mu maso hawe niho hazaguhesha umutsima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Gututubikana ko mu maso hawe niho hazaguhesha umutsima. Itangiriro ibice byaho 12 umurongo wa mbere haravuga ngo, Uwiteka ategeka Abrahamu ati, va mu gihugu cyanyu usiga umuryango ndetse n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha abakwifuriza umugisha mbahe umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Dufite ikibazo cyamwe mwese mwicaye aho ngaho, uko mwese mwicaye hano mutegereje kugira ngo muzabone imigisha cyangwa amagambo Imana yabavuzeho cyangwa ubuhanuzi mwakiriye, murimo gutegereza kugira ngo busohore.
ariko ikibabaje ni uko mutazi kugira ngo uwo mugisha cyangwa iby'Imana bavuzeho kugira ngo bisohore bizacahe. Umuntu araguhanurira akakubwira ngo Imana ikugirire gutya, Imana ikuzamuye mu ntera, ariko ntago akubwira ngo bizacahe, ngo gusobanurire ngo ibyo nkuhanuriye cyangwa ubuhanuzi buvuye ku Mana buzacahe kugira ngo busohore. Mwebwe mwese muri hano mutegereje ubuhanuzi, mutegereje gusohora k'ubuhanuzi, ibyo si imbyanzi. Ariko hari inzira bicamo kugira ngo ubuhanuzi busohore. Hari igihe tubwirwa amagambo tukabwirwa ubuhanuzi bukarangira dupfanye nabwo budasohoye. Muri hano murimo kuvuga ngo Imana ibagirire neza, mwese mwaje gusenga mugira ngo Imana ibatabare, mwaje gusenga mugira ngo Imana ibagirire neza. Uku kuri ngiye kuvuga ntago benshi bajya bakuvuga kubera ko hari byinshi bagahagarika. Ndagira ngo ibi bintu bimeze nk'ubusikama ndetse ibi bintu bimeze nk'ubutekamitwe, ndimo kugira ngo ibi bintu bihagarare, ndimo kugira ngo tubwize abantu ukuri, ndimo kugira ngo nimba mwaje gusenga tubabwize ukuri, kuko iminsi ntabwo ikiri nka yayindi, ibihe byarahindutse. Igihe kirageze ngo abasenga data bamusengere mu kuri no mu mwuka. Abahagarara mu kuri kugira ngo bavuge ukuri ntabo tugifite. Abantu barimo kwigisha bagambiriye kugira ngo bahaze ibifu byabo. Turimo kubabwira ngo mutange amaturo, turimo kubabwira ngo mutange icyacumi, ariko ntiturimo kubereka agakiza kanyako kubera ko dukeneye ibijyanye. Bapasiteri benshi ntibazababwiza ukuri kubera ibyo bashaka, kubera ko gusenga kuri no minsi kwabaye business. Reka mbabwire mbamarireho, nishaka simuzongera kuntumira, reka mbabwize ukuri. Ukuri guhari ni ukuwe, nta cy'Imana cy'ubusa. Reka ibi bintu tubikure mu busikama, reka ibi bintu by'Imana byamaje guhinduka business, reka ibi bintu tubikure mu busikama, reka ibi bintu tubikuremo ubwambuzi bushukana butitwaje kiboko, kwambura umuntu umushikishije ibintu birenze ibyo yakagombye kubona, ukamwaka dukeya yari afite agasigara aririra mu myotsi nk'abakame. Reka ngiye mbabwiza ukuri. Uyu nguyu twasomye bwa mbere ni Adamu ndetse na Eva. Adamu niwe Imana yahereyeho mu kurema, noneho imuremesha igitaka, imuhemekera mu mwuka wayo, imuhereza Edeni, iramubwira ngo iyi Edeni ni yawe, ndayiguhaye, ugomba kuzajya usaruramo imbuto zose zizajya zivamo. Ariko irangira amubwira ngo dore igiti twebwe tutazi twumva, imubwira ngo hari igiti nkubujije, nkwaye kondisiyo. Shaza ngo ibintu by'Imana bigira kondisiyo. Amen. Ibintu by'Imana bigira kondisiyo. Ntabwo ushobora kubona iby'Imana n'importe koma. Ntabwo uzaryama ngo usinzire ngo uzabona iby'Imana. Udakora ntakarye. Imuha kondisiyo, iramubwira ngo kiriya giti cyo ntuzagikoreho. Arangije ngo umugore, kuntu byagenze murabizi cyo kugira tubisubiremo, umugore aramubwira ati bakigire ngo bashozwe n'inzoka. Biza kurangira biro turuviye ko bambaye ubusa ngo bumvishe imirindi y'Uwiteka ngo barirukanka. Bamaje kwirukanka, Imana imaje kubona ko kondisiyo bayishe, irangije ijya kubasanga. Yababaza ngo byagenze gute. Umugabo aravuga ati umugore ni wambwiye. Umugore nawe ati iriya nzoka ni yambwiye. Arangije aratangira ababwira ati rero mwankoza amakosa mukora ibi n'ibi n'ibi. Igera ku mugore iramubwira ngo wa mugore we, kuko wakoze iki ngiki ukanga kunyumvira ukoshya umugabo wawe, mwibyara ryawe uzajya ubona mu mubabaro. Shaza ngo iby'ubusa directement kuri Eva niho bicikiye. Reka tubabwize ukuri, kuri ntabwo mwakumva, ntabwo mushaka kumva. Benshi muri bo gukomplaininga mukavuga amagambo menshi bitewe n'ukuri umuntu ababwiza mukeneye abantu bababeshya. Iramubwira ngo Eva guhera nonaha, Eva guhera nonaha mwibyara ryawe uzajya ubona umubabaro. Shaza ngo hari igihe kuzajya byara nta kibazo agize, ariko iramubwira ngo mwibyara ryawe uzajya ubona mu mubabaro. Turi kugendana mwibyara ryawe, reka bo kuba mwibyara ryawe. Niyo mpamvu umugore iyo agiye kubyara ababara. Mwibyara ryawe uzajya uboneramo umubabaro. Irengera iramubwira ngo kwifuza kwawe kuzahirira ku mugabo. Please, ibi bintu tubikuremo imikino. Irangije igira ku mugabo, iramubwira ngo mugabo, kubera ko wumviye umugore
ugakora amakosa kazana amanyanga. Yamubwira ngo uhereye nonaha wazaniye ubutaka kuvumwa. Yamubwira ngo ubuhereye nonaha iby'ubusa birahagaze. Uwo ni Adamu. Imana yafashe ibitaka igapondaponda ikarangije imuhumekera mu mwuka. Uwo niwe yiremeye bwa mbere dusoma muri ya tukavuga ngo uyu muntu niwe yavuganye nawe. Iramubwira ngo uhereye nonaha ugiye kuzajya uhinga ubutaka, rimwe buzera cyangwa ntibwere, buzajya bwera ibitovu cyangwa bwera imizabibu. Iramubwira ngo ntacyo uzajya ubona utibishya kuye. Irangije ku murongo wa 19 iramubwira ngo gututubikana ko mu maso yawe niho uzabona umutsima. Gututubikana ko mu maso hawe niho uzatuma ubona umutsima. Ubu buhanuzi tubwirwa, aya magambo y'ubuhanuzi cyangwa aya mareko tubona, ni amakuru tuba turimo guhabwa kugira ngo tuyabyaze umusaruro. Mu butasi iyo abantu bagiye bagatata baba bashaka amakuru. Iyo bazanye amakuru bayaha ababijejwe kugira ngo baverifie ko aya makuru ariyo. Iyo bamaje kubona ariyo bashyira mu bikorwa ibijyanye na ya makuru. Ubuhanuzi rero bumeze nk'ubutasi. Ni amabanga Uwiteka aba ashaka kugira ngo ahishurire abantu, ababwira ngo bimeze gutya, tageti icyo ashaka kukugezaho ushaka kugeza, ariko yarangiza ikaguha kondisiyo. Akakubwira ngo nzakugira umugabo nubwo utari umugabo, nzakuzamura mu ntera, nzatuma ubona akazi keza, nzaguha akazi, ariko kondisiyo reka ibihiya, reka ubusambanyi, reka ubuhehesi, nudasambana, nudakora ibyaha, nzakugira umugisha, nzakugirira neza, nutagira ibikora ngambiriye kukugira neza. Cyangwa ngo abantu twese Imana ibeshejeho no kugambira neza muri twebwe, igambiriye kutugirira neza, igambiriye kudutabara. Ku Mana, viziyo y'Imana kuri twebwe ibona yatugirira neza, twabaho neza, ariko ibyaha dukora nibyo bidutsikamira bigatuma umugambi w'Imana ari dufiteho idakomezanya natwe. Aburahamu yari kuzajya abaho yirira amatunda n'amapera, ajya n'imyembe, ariko kubera icyaha yakoze, kubera amanyanga yakoze, kubera ko atumviye Imana, Imana imukura ku by'ubusa, ku by'ubuntu yari afite. Irangije mubwira ngo uhereye nonaha ntacyo uzajya ubona utibishye akuye. Benshi mufite ubuhanuzi mwese muri hamwe, bajya bavuga ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Mushaka abantu bababesha, bakababwira amagambo yo kubasheshariza, bakababwira amagambo atari mu kuri. Nimba ari ubuhanuzi, nanjye ndi umuntu wakurikiranye ubuhanuzi. Nimba ari umuntu wahanuriwe, nanjye narahanuriwe. Ariko kugira ngo ubuhanuzi busohore nabigizemo uruhare. Hari icyo nakoze kugira ngo ubuhanuzi busohore. Nabyajije amakuru nahawe y'Imana, nabyajije ubutasi bw'Imana, mbubyazamo umusaruro. Nimba Imana ikubwiye ko uzava mu mucuruzi, why not udatangira kwitwara nk'umucuruzi? Kubera icyo utatangira gucuruza n'inyanya mu bihwanye n'ubushobozi bwawe, wowe uzagenda wigaramire, wisinzirire, wumve ko ibyo bintu bizaza bikwitureho. Yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu nkugize umugisha, nkwaye umugisha. Ikimubwira ngo nave muri Uriya Bakarudayi, iramubwira ngo nkwaye umugisha kandi nkugize umugisha, ndakuzamuye mu ntera. Iramubwira ngo uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha, uzakuvuma nzamuvuma. Kirangije iramubwira ngo nzajyamo umugisha ibyo ugerageje gukoresha amaboko yawe. Uwo ni Aburahamu. Irangije iramubwira ngo mu isi yose ni abantu bose, isi yose izaboneramo umugisha, muri wowe nimwo isi izaboneramo umugisha. Uwo ni Aburahamu yabwiraga. None we ngugiye amanya amasezerano, none we ngo wafashe credit muri banki, uriyigamiye, ntabwo urimo gushaka ko wakora amafaranga y'abandi, ngo Imana izakwishyurira. Urimo gusenga, abahanuzi bakakubeshya, bakakubwira ngo Imana irakwishyuye, wowe ugakomeza ukigamira. Wakagombye gusenga urimo kugira ngo Imana igufungurire inzira z'akazi zizaturukamo ayo mafaranga ya banki. Abantu barasaba ntibahabwe kubera ko basaba nabi. Murasenga ntimuhabwe ibyo mwasengeye kubera ko murimo gusenga nabi. Icyambere, urasenga warangiza ukigamira. Musenga mugasengera bidafite umumaro. Nimba urimo gusenga ngo Imana iguha amafaranga, amafaranga azava he? Nta kazi. Sengera akazi kugira ngo ubone iki? Ubone amafaranga. Nkuko nabibabwiye mu ntangiro, iki ni igice cya mbere cy'ijambo. Iri jambo narikasemo ibice, ariko ntago nakasemo uducece, ni ibice by'umwimerere. Muraza gukurikira igice cya kabiri
noneho mubone kwandika muri comment muti yarenganye se ntiyarenganye, muti urwego rushinzwe kugenza ibyaha ruzabiha umurongo neza. Nababwiye ko ntari umucamanza, ubwo nahanyu muri comment mutwandikire. Mbabwira kandi gukora like, share mu gihe mwakunze ibiganiro byacu hano kuri Shishoza TV1. Shishoza TV1 ni channel ibagezaho amakuru nyayo, ibiganiro nyabyo, nta guca ku ruhande, n'umwimerere unyura kuri Shishoza TV. Mwakoze cyane, naho muri video itaha.